Reka nongere ngusuze wifurize byiza wowe ukurikira ugakunda ibiganiro byose bica kuri The Ton Show. Ni YouTube channel ndetse igufasha kumenya amakuru yihariye y'imyidagaduro, ariko nanone ikagufasha kumenya amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko tugufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'abantu babi Dubai. Ushaka kujya Dubai se bisaba amashuri angahe, ese bisaba iki muri rusange, ese bisaba amafaranga angahe n'ibindi ngibyo. Ibyo biganiro byose biba biri kuri YouTube yacu, ushobora kujyaho ukagenda ubireba uko byakabaye, ndetse ugakanda subscribe kugira ngo n'amakuru atandukanye ntakajya gucika ndetse agiye kugereraho ku gihe. Nitwa Zanda rero, nkwaye ikaze muri iki kiganiro cy'amakuru y'imyidagaduro, aho tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko ariko ni imyidagaduro ibijyanye n'ibindi bitari imyidagaduro nabyo ugomba kubisanga hano kuri The Ton Show, ariko nanone bisaba ko warakanze subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru yose ku gihe. Yes, reka rero ninjire gutya tugiye kuganira ku makuru atandukanye, turaza guhera mu Rwanda ndetse n'ibindi byinshi tugenda tubiganiraho. Ngwaye ikaze. Yes, ni uko rero twinjiye mu makuru yacu. Reka mwikaze by'umwihariko mpere hano mu Rwanda, nkubwire ko ku munsi w'ejo tariki ya 28 z'ukwezi kwa kane nibwo witwa Eric Semuhungu yagezwaga imbere y'urukiko. Amaze iminsi igiye kuba hafi itari munsi y'icumi ari mu maboko ataraye cyangwa se mu maboko y'ubugenzacyaha, mu gihe rero akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye. Dosiye ye rero yamaze gushyikirizwa ubutabera kugira ngo nyine nabo ababurana kuri ibi byaha, ubwo ni ukuburana ku ifungwa n'ifungurwa. Uyu nguyu rero muri dosiye ye twe twayigarutseho n'ubundi, bwo wareba ibiganiro byabanje kuri YouTube yanyu ndetse yacu, ukagenda ukareba ibiganiro twe twabanje gukora. Dosiye twayigarutsemo nkubwira yuko harimo igihano gishobora kumuhanisha imyaka 15. Urumva ni dosiye ya Semuhungu twe twagarutseho, ndabikubwira byose ibyaha agiye akora, abana yagiye akorera ibyo byaha. Mu byaha bitatu rero akurikiranyweho harimo igishobora kuva ku myaka 10 kujya ku myaka 15. Rero kaba yarafunzwe ku itariki 14, nari maze kubikubwira, nakubwiye ko atari munsi iminsi 10, ubwo ni iminsi igera muri 10. Uyu munsi itariki 29, urumva ni iminsi 15 gutyo. So byumvikane yuko mu byaha nakubwiye harimo iyo myaka kuva ku myaka 10 kujya ku myaka 15, harimo ko yacibwiye ihazabu ya miliyoni ariko itarenze miliyoni 2 n'ibindi bigiye bitandukanye ku byaha yarakurikiranyweho. Byari ibyaha bikomeye, nabyita ko bikomeye kuko icyaha kigwanisha imyaka 10 kugeza kuri 15 ntabwo ari icyaha kiba cyoroheje. Harimo icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, giteganywa n'ingingo ya 34. Ibyo twari twabigarutseho, itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ni icyaha cyari gifite igihano cy'igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 3. Harimo icyaha cya gatatu nicyo gukangisha gusebanya, giteganywa n'ingingo y'29 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ndetse uhamijwe n'urukiko iki cyaha hanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Ibi byose rero twari twabigarutseho, nabikubwiye ibyo byaha yarakurikiranyweho, ariko ibyo by'ibyaha reka tube tubishyize ku ruhande kuko n'undi agomba kuzabibazwa akabihakana cyangwa akabyemera agasaba imbabazi, cyangwa se bikamuhama agafungwa akajyanwa mu igororero. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ibyo ngiye kukubwira nuko yitabiriye urukiko agiye kuburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Hanyuma rero akigera ku rukiko yararinzwe bikomeye cyane ku rwego rwaho byageze uyu nguyu ntabashe kuba yabonwa n'itangazamakuru. Itangazamakuru yese byaramubonye yifutse ibintu byinshi cyane mu maso, yikamufuye kabisa, dore ko ariko babyita. Hanyuma ahita ajyanwa mu cyumba cy'iburanisha. Hanyuma bitewe yuko nabya byana kubwiye ko ari ibyaha bikomeye, ibi byaha yahise asaba urukiko ko ibyaha byagomba kubiburana mu muhezo. Iryo ni itegeko risanzwe ndetse kandi ryubahirizwa mu gihe ugiye kuburana, ugasaba yuko ushyirirwa mu muhezo. Ubu byemerewe kabisa. So bivuze ngo rero nawe yasabye ko yashyirirwa mu muhezo urubanza rwe.
nta gutinzamo rero cyangwa se guca ku ruhande n'ibindi, bahise bamushyirira mu muhezo urubanza rwe, barushyira mu muhezo, ntibyaba bikibaye nk'uko byagombaga kuba, bikabera mu ruhame cyangwa se nyine akaburanira mu ruhame. Siko byagenze rero, byaje kurangira uyu nguyu Eric Ssemwanga urubanza rwe rushyizwe hehe? Mu muhezo. Bivuze ngo rero byinshi kuri uru rubanza navuga ko bishobora kuzagenda biza gake gakeya, by'umwihariko kubera ko wowe wakanze subscribe ndetse nawe ugiye kumva ikiganiro uyu munsi uzakanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uko bizagenda bisohoka cyangwa se ibyo tuzagenda tumenya kuri uru rubanza, tuzagenda tubibabwira. Ariko kandi hari abibaza bati ese itegeko ryemerera umuntu gushyirwa mu muhezo, gushyirwa urubanza mu muhezo ni irihe? Wenda hano ni mu myidagaduro, ariko nanone tuba tugomba guhugurana ndetse no kubwirana uko ibintu biba bimeze, kugira ngo ngiye kuvuga ngo nawe utawe muri yombi wenda uzamenye ko wiregura. Ariko ingingo ya 70 y'itegeko nomero 22/2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi n'iz'umurimo n'iz'ubutegetsi, ndetse iyo ngingo niyo ikoreshwa mu manza nshinjabyaha kugeza ubu. Kuwa 28 rero nari nabikubwiye, ingoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro haburanishirizwa urubanza ku ifungwa n'ifungura ry'agateganyo ubushinjacyaha buregamo Ssemwanga Eric. Ssemwanga Eric yari yaziniwe ya Rubika, agezwa ku rukiko mu gitondo cya kare. Niyo mpamvu nakuye ko nta tangazamakuru ryeze ripfa kumufata cyangwa zigeze rimubona. Ubwo saa yine zaburaga iminota mike y'urukiko rwaburanishije Ssemwanga wari wunganiwe nk'ibisanzwe. Umucamanza yahereye ku myirondoro ya Eric Ssemwanga, undi nawe avuga ko ari we kandi ko yiteguye kuburana. Uwunganira Ssemwanga Eric yabanje gusaba urukiko ko urubanza rwabera mu muhezo. Urukiko rwabajije icyo ubushinjacyaha buvuga, nabwo buhamya ko biri mu nyungu z'uregwa, nta mpamvu yo kwanga umuhezo. Ibyo nayo maze kubikubwira ko urubanza rwashyizwe mu muhezo. Hanyuma reka turebe ya ngingo nayo maze kubwira kugira ngo n'iyi nkuru tujye tuyivaho twerekeze no ku yandi makuru atandukanye. Icyo gihe rero ibyo wunganira Ssemwanga Eric yasabye biteganywa n'ingingo ya 70 y'itegeko nomero 22 akarongo kaberamye 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi, ndetse iyo ngingo ni nayo ikoreshwa mu manza nshinjabyaha kugeza ubu, nabikubwiye. Hanyuma iyo ngingo rero igira iti: iburanishwa ry'urubanza ribera mu ruhame cyangwa se ribera mu ruhame, icyakora iyo urukiko rubyibwirije cyangwa rubisabwe n'ababuranyi bombi cyangwa umwe muri bo, rusanga kuburanisha mu ruhame mu ruhame byatera impagarara cyangwa byabangamira umuco mbonezabupfura n'uburenganzira bw'abantu mu mibereho yabo, rufata icyemezo ko iburanisha ribera mu muhezo. Hanyuma ibyo bintu wabyumvise, iyo uburana cyangwa se ababuranyi babisabye ngo ati ibyaha byacu ni ibyaha mbonezamubano cyangwa se mbonezabupfura, dukeneye ko hari ibitajya hanze, dukeneye kuburana mu muhezo, urukiko rurabikwemera rwose. Ubwo nabikubwiye ko biteganywa n'itegeko n'ingingo ya 70 y'itegeko 22/2018. Nawe rero nujya kuburana uzamenye ingingo ikurengera, usabe ko washyirirwa mu muhezo. Ubwo muri rusange mva no kuri iyo nkuru, Eric Ssemwanga yafunzwe ku itariki 9 Mata cyangwa se ukwezi kwa 4 2026, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, akurikiranyweho ibyaha bitatu nabikubwiye, birimo cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, yanishwa imyaka 10 kugera kuri 15. Reka mve kuri iyo nkuru mite nerekeza ku yindi nkuru nayo itandukanye. Nkubwire yuko nyuma y'igihe gitoya rero witwa Cyubahiro Bonaventure na Gloria Mukamabano baherutse gusezera mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru cyangwa se kuri RBA. Witwa Murindwa Auguste cyangwa se Augustine nawe yasezeye muri iki kigo yari amazemo imyaka 23. Abantu benshi bagiye bakunda uyu mugabo bitewe n'ijwi rye, ariko atari ijwi gusa. Maze kwihangana akagripe kameze nabi kubera n'imvura wenda Kigali. Abantu rero mwagiye mukunda uyu mugabo bitewe n'ijwi rye, bitewe n'ubuhanga bwe, bitewe n'ukuntu akora akazi ke, by'umwihariko n'ijwi ryiza afite kuri radio. Uyu nguyu Murindwa Augustine ni umunyamakuru wakunzwe mu biganiro bitandukanye nka You Special, byamamaye nka Big Brother,
uyu kandi yaje kujya akorana na Tijara Kabendera, niba mubyibuka neza. Tijara yitaga Big Sister, yango murabyibuka. Bakoranye ikiganiro twegeranye, bakorana na Magic Morning n'ibindi bigiye binyuranye yagiye akora. Magic Morning ni ikiganiro abantu bakunze ku rwego rw'uko nyine bagerageza kucyumva hakagaruka wa mugabo bita Murindwa Augustin. Hanyuma kandi uyu nguyu Murindwa kuri ubu akaba ari kubarizwa muri Canada. Yavuze ko yamaze gusezera muri RBA kuko yagiye kwiga kandi bigoye gufatanya amasomo n'akazi. Nuko nkuko yabisobanuye, yavuze ati ngiye nagiye kwiga muri Canada, ntabwo rero nakomeza gufatanya akazi ndetse no kwiga bitewe n'amasomo yagiye gufata, akaba nawe yamaze gusezera kuri RBA. Hanyuma uyu rero Murindwa asezeye yongera kuri Cyubahiro Bonaventure, nawe asezeye muri RBA nyuma y'imyaka 6 yari amaze yikorera. Hanyuma kandi Cyubahiro yari umunyamakuru wa RBA, ukundirwa uburyo yasomaga amakuru nabikubwiye, ariko akaba n'umuhanga mu gukora ibiganiro bifitanye isano n'ubuhinzi ndetse no kuyobora ibiganiro binyuranye by'umwihariko kuri televiziyo y'u Rwanda. Cyubahiro rero uyu nguyu Bonaventure yinjiye muri RBA muri 2019 nyuma y'igihe yari amaze akorana na RFA mu Giswahili, akaba yarananyuze mu bindi bitangazamakuru nka Royal TV, Radio and TV 10, Pax Place na Radio Huguka. Yatangiriye imitangazamakuru muri 2010. Reka ngushimire rero ko wakunze Murindwa Augustin. Ngushimire ko wamukunze ukajya ukurikira ibiganiro bye n'ibindi nk'ibyo ndetse n'umugabo rwose w'umuhanga tutabikerenza, ariko harimo n'abantu benshi baba baragiye bamureberaho by'umwihariko bagiye bakunda ibyo akora n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma reka mve kuri uyu nguyu nkubwire yuko uwitwa Tumabasa uyu nguyu aherutse mu Rwanda vuba nga rwose, yahuye n'abarimo ba Coach Gael, yahuye n'abarimo ba Bruce Melody n'abandi bagiye batandukanye. Rero uyu nguyu Tumabasa nyuma yuko mu ntangiriro za Mata 2026 Tumabasa asezeye kuri YouTube yakoreraga, yatangaje ko agiye kwikorera ku giti cye akazibanda ku ruganda rwa sinema, cyane ko afite uburambe bw'imyaka myinshi akora mu ruganda rw'imyidagaduro. Uyu nguyu yari afite akazi nakita keza cyangwa se gakomeye kuri YouTube, ariko nyuma yuko muri uku kwa kane mu ntangiriro z'uku kwa kane yarasezeye, yavuga ko imirimo yari afite muri YouTube. Ubwo nimvuga muri YouTube ni YouTube muri rusange, nabyita gute, reka YouTube tuyifate nka company ngo yakoraga muri YouTube. Ntabwo yari afite YouTube channel nkuko arimo abantu bakora kuri YouTube, ariko we yari afite akazi muri YouTube nka company. Yari afite akazi muri YouTube nka company. So yavuze yuko rero agiye gutangira kwikorera ku giti cye, akazaba ajya mu bintu bijyanye na sinema, cyane yuko ari ibintu afite onosiyo cyangwa se afite mu buhanga, niho rero agiye kuba yerekeza. Hari undi mukobwa, uyu ni umugande bamwita Etania Mutoni, wamamaye mu kuvanga imiziki cyangwa se mu DJ mu kubyina, cyane cyane ari ku rubyiniro, akaba aturuka mu gihugu cya Uganda, azwi nka Etania Life of the Party. Ategerejwe i Kigali rero mu gitaramo azakorera hazwi nko muri P Pavilion Sonatibe ku munsi wa gatandatu tariki 2 Gicurasi 2026. Abantu bakunda Etania, umwe mu bakobwa bazi kubyina kabisa, abakobwa bazi kubyina ndetse azi kuvanga n'imiziki. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko uyu nguyu ni n'umukunzi wa Joshua Baraka, barakundanye kabisa, barakundanye pe. Ejo ndaherutse no kumubwira ati bimwe abanyarwanda musigaye mwita ngo nukurabura umuntu, abajene pana abanyarwanda bose. Aherutse kubwira uwitwa Joshua Baraka ngo atari kuri kamubwire nge sinshobora kuryama. Bari no mu kiganiro avuga ati nge sinshobora kuryamana n'umuhungu tutarabana, tutarakora mariage ngo tugende mu rugo tubana. N'ubwo ati ntago bishoboka, ntago byakunda. Yes, numukunzi rero wa Joshua Baraka, akaba ategerejwe mu Rwanda tariki 2, ubwo ari ku munsi wo kuwa gatandatu azabaza kuvanga imiziki. Uyu mukobwa rero akundirwa ubuhanga bwe nkuko nabikubwiye mu kubyina no kuvanga imiziki n'ibindi nk'ibyo. Aherutse no gukorera igitaramo gikomeye cyane ahitwa Rugogo Hockey Grounds i Kampala muri Uganda, cyabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane. Cya gitaramo cyiza abantu bakoresha TikTok bagiye babibona cyane kuko cyarasirikiye cyangwa se cyagiye kinyura hano henshi cyane. Hanyuma kandi reka mbwiye kwitwa Chris Brown ari mu byishimo byo kubyara umwana wa kane. Uyu muhanzi w'umunyamerika Chris Brown ari mu byishimo byo kubyara umwana we wa kane. Uyu mwana w'umuhungu rero akaba yaramubyaranye n'umukunzi we mushya Jada Warrens. Jada Warrens rero yatangaje ko yibarutse umwana mu ijoro rishyira ku wa 27 Mata, binyuze mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze nyuma y'amezi menshi bivuga cyane ko atwite. Bakaba bibarutse umwana wa kane. Uyu nguyu Chris Brown ageze umwana wa kane, akaba rero arumva ko ari kugenda w'umupapa
umupapa kabisa agenda yicungura gake gake. Reka ngushimire cyane naho ngaho nsoreje amakuru y'imyidagaduro mba naguteguriye. Reka tujye tubana umunsi ku munsi, nawe wumva ikiganiro nizere kuza gukanda subscribe, uze gusharinga ikiganiro kugira ngo abandi bakibone. Tuzasubira ku munsi wo kuwa gatanu mu yandi makuru y'imyidagaduro atandukanye. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane.